zimwe mu nkuru zidasiba guhererekanwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse zikagibwaho impaka na benshi ku mbuga nkoranyambaga ni iz'abasitari bakunzwe mu Rwanda banze gushaka abagore. Muri bo harimo nka King James, Bamenya, Seburikoko cyangwa Niyitegeka Garciane uzwi cyane nka Papa Sava. Harimo n'undi witwa Tuko Wote, Rocky Kimomo ndetse na Rugangura Axel, utibagiwe na Nkurunziza Ruvuyanga Emmanuel. Abenshi muri aba mvuze murabazi. Impamvu mpereye kuri aka kantu nuko yari umwe muri bo ngiye kugarukaho. Rero ndagira ngo ninkoresha ijambo musore cyangwa ingaragu utaza kunyumva nabi, ahubwo wifate nk'ukuri kuko tugiye kugaruka muri bimwe mu bigwi byamuranze ndetse n'amateka ye muri rusange. Muri aka kanya ntago tugiye gutindiganya mu magambo menshi, ahubwo tugiye gushimangira ukuri ku musore wakunzwe na benshi kubera ubuhanga n'ubuhanzi bye bivanze n'ubuvanganzo nyarwanda, dore ko ari n'umusizi usiga bagasigarana ibyishimo n'ibineza kubera gususurutswa mu buryo bwihariye. Nge ndababwiye ngo ndagati kateretswe n'Imana kadahungabanywa n'umuyaga. Nge Seburikoko ndagashyitsi kimejeje ku irembo, abafite imyungwara n'amashoka baraza bakanyasa, ariko si impava. Mutuze duturane nimwanga aresho mwese mwimuke nge nsigare matuye noneho ngo Seburikoko mpfa. Byarangiriye aho, dore ko n'ubundi uyu musore ari inzobere mu kuvuga amazina y'inka, akaba n'umukinnyi w'amakinamico. Ikindi ari nacyo gikomeye cyane nuko uyu musore yabaye rurangiranwa muri sinema nyarwanda, yamamaye nka Sekaganda, Seburikoko, Papa Sava, Ngiga n'ayandi menshi agiye atandukanye. Usibye kuba yaramamaye mu mafilime agiye atandukanye, Papa Sava ni n'umwanditsi w'amafilime menshi cyane, hakiyongeraho ko ari n'umushoramari n'umushabitsi ukomeye mu bya sinema igihugu cyacu gifite. Mbahaye ikaze mwese tugiye kubana muri iki cyegeranyo cya none nabateguriye. Njye wakibateguriye kandi ugiye kukibagezaho ni Habimana Jean de Dieu. Iyi ni Deep Media TV. Uyu ni umusore w'ingaragu ucangamutse cyane, dore ko ibikorwa bye byishimiye na benshi cyane kubera uruhare rwe mu iterambere rya benshi. Niyitegeka Garciane ni umusore uhorana urwenya rwinshi, dore ko atembagaza abatari bake muri kino gihugu ndetse yishimiwe na benshi cyane, dore ko amavideo ye arimo urwenya rwinshi adasiba guhererekanwa ku mbuga nkoranyambaga umunsi ku wundi. Ngenda kubwira ngo mbyarira akana k'agahungu kazanzungu, ejo bundi ngire ntampfe mbe ndapfuye, nawe ugira ucyura upfe uzunkuriki. Mutone tuzamusigiriye imitungo, abashaka no kujya kwirongorerwa iwabandi, ibintu byanjye bizapfa. Urambyarira agahungu ukabyare pe. Jewe Seburikoko ibyo ngewe ntago mbirimo rwose. Ahenshi Niyitegeka akina ari umugabo wubatse, ariko mu buzima busanzwe ni umusore w'ingaragu rwose. Ahenshi Niyitegeka uyu musore agaragara nk'umugabo ukuze kandi wiyubashye, dore ko no mu mafilime menshi akinamo akina ari umugabo wubatse, ariko mu buzima busanzwe rwose ni umusore kandi w'ingaragu rwose, ariko mu buzima busanzwe akaba ari umusore w'ingaragu. Yavukiye Intarabana Ikiyanza, ubu ni mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru. Avuga ku babyeyi bombi aribo Mukarusharaza Bernadette ndetse na Ngarukiye Tarisisi. Yavutse mu mwaka w'1978 tariki 25 z'ukwa 11. N'ubundi aho yavukiye ni naho yabyirukiye, kandi niho yize amashuri y'abanza ndetse n'icyiciro rusange tronkomi, kuko nacyo yakize ahitwa Masoro. N'ubundi ni muri kano karere ka Rulindo, ndetse aza kwiga biochimie muri college y'Iririmo, ahava mu mwaka w'2001. Nyuma yaho yahise akomereza muri kaminuza ya Kiev maze yiga biology geography, ubwo n'ubumenyi bw'isi n'ibinyabuzima. Gusa yize kubyigisha nahava mu mwaka wa 2007 akomereza mu burezi, dore ko yigishije mu bigo bitandukanye. Mu byo yigishije harimo nka FAW ku Gisozi ndetse no kuri college Saint Nyasi ndetse no kuri groupe scolaire Kimironko. Ibindi Papa Sava yabaye umunyamakuru kuri Radio DC, dore ko yakoraga igitaramo kuri iyi radio yahamaze imyaka 6 yose. Noneho muri 2015 aza kuba umuhanzi mu buryo bweruye, bishatse kuvuga ko atari bwo yarabitangiye, kahubwo ari bwo yarabitangiye mu buryo bwa kinyamwuga
cyangwa se kumubyarira inyungu. Seburikoko cyangwa Papa Sava iyo umubajije impamvu yamuteye kuva mu bwarimu akajya mu buhanzi ndetse na sinema, agusubiza ko akanyoni katagurutse katamenya iyo bwera, bityo yashyize impano y'imbere kurusha ibindi bintu byose. Kuvumbura impano y'ubusizi n'ubuhanzi kuri we ntago byamugoye cyane, dore ko byahereye mu mashuri abanza mu gihe babaga bageze mu gice cyo kubyina no kuririmba. Uw'amahitamo yari abiri, kuririmba indirimbo gakondo cyangwa kuvuga umuvugo. Abikomeza gutyo kugeza bibyaye ikintu kinini, kugeza n'aho igihugu cyose cyatangiye kumumenya. Papa Sava rero kugira ngo yinjire muri sinema nyarwanda yabifashijwemo na Samusuri. Abenshi muramuzi, yakinnye filime nyinshi muri icyo gihe. Seburikoko ndetse n'abandi bantu bakoranaga mu byo gukina filime bari bagiye mu karere ka Huye, ni naho Samusuri yamuboneye abona ko afite impano. Kuva ubwo nibwo yahise amutwara batangira gukinana mu mafilime agiye atandukanye. Nubwo Papa Sava cyangwa se Seburikoko yatangiye kwigaragaza muri sinema nyarwanda kugeza aho abaye icyamamare. Ndabashimiye mwese mwari muduteze amatwi. Ikiganiro cya none amateka yabo tugisubikiye hano. Njye mwumvaga ni Habimana Jean de Dieu. Ibiza ndetse n'ibizazane bituzanira ibibazo mu buzima, tubyirinde dushaka amafaranga cyane dushyira Imana imbere. Ndabizi neza ko ibyo bintu mu buzima bwacu bizagabanuka. Mukomeze mugubwe neza, ndabakunda kandi cyane.